Baba on the beat. Imirimo wakoze ko tumaze igihe tudasenga ubundi wahamagara Marizuku akaza ndabizi no azi gusenga cyane duhamagara Kristo dusenge nubwo bitemewe ako turasenga. Halo? Mwiriwe neza? Halo? Halo? Umukozi w'Imana? Mwiriwe neza? Amakuru ni meza. Twari turi aho ariko urabona twaraguye. Dukwiye gusubira mu mwuka kabisa. Urabona cyara umudasenga kandi tugende dusengera hariya. Tugende dusengera ariko ntahari wese ntakibazo. Ndumva waza kuko urabona ni muri corona nitugisenga ako twazashiduka twaraguye. Imana kandi urabizi Imana ikora ibitangaza ndavura yakiza Imana n'amavuta. Nanjye kanze nshaka abantu nabwira baze dusenge. Ndakira ntacyo ndahari wese kandi Imana ikomeze kuturinda. Amena. Sawa murakoze mukozi w'Imana. Namwe murakoze. Ubwo gahunda ni mukanya. Sawa kandi Imana ikomeze kuturinda. Nabiyenzanira shabana kanangatego cyangwa ari kumenya. Ariko amavuta y'Imana arahari ndahari. Tangaza n'iby'Imana kabisa. Ndaje. Menye kunywamo kamwe ubundi. Sininde kandi we none. Ndaje ndakuvugisha mu kanya. Sawa. Baba on the beat. imirimo wakoze mana we Yes Shimboke. birahebuje Umeze uteze? biratangaje Twaraburanye cyane pe. Reka ibyo kubona nabyihorere ahubwo wowe bwira abandi muturanye muze dusenge dore agiye kuza umuntu ukora ibitangaza. kuhageze nkumurizwa Ntabwo byabura n'amazura yabona si ibitangaza by'Imana se. nakunganya Sawa ubwo mu minota mike mbabone. ibihe byose Nana ndi jyenyine nawe. mfite wo kwizerwa Kwana hatuje cyane se we. Mvuye mu rugo munga ahantu hatuje none nanu ndabona hakonje. Ariko nta kibazo. Mukanya tugiye gusenga ahubwo sura buhari. Yego komera. Giye gusengana nabandi se. Reka nesura twaraguye cyane. Byakoze muri iki gihe byo twaraguye. Nese nyine ni bande bagiye kuza. Hagiye kuza babandi twasenganaga. Na babandi tuya dusengana mu cyumba. Shabwo se urumva njye nahabura. Siko nayo nkumbuye gusenga. Baba on the beat. imirimo wakoze mana we irahebuje iratangaje nacyo nakunganya nari ndahabi nigunze nihebye narebaga hirya no hino nkabona nta nzira we ariko uhageze mpumurizwa nawe Yesu we. Ewe se Makuru. amakuru ni meza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ni karibu rwose mwakwinjira. Tewo kwiringirwa atari wowe na muntu ufite wo kwizerwa na muntu ni wowe Arimo raus. nakuvaho nkajyahe Basi bavuze yuko usenga nagusiga ababuze abagabo bakababona. Nta gupfa hano ntabonye umugabo. umwami wa Kandi nuva hano utamunyeretse wowe urambere kuribwa kukubeye. Numva ngo utamubonye. Oya Imana akora ibitangaza. Kandi itabikora akanya. Nareba makeza nkatane nkanyesebure. Ntacyo bitwaye.
yego mani ngura kinyese buza aha kature ko umudiyakoni akora akazi ke hari ikintu umwuka w'Imana arimo arambwira ariko reka umushumba abanza dutera agakorasi Yesu Kristo mwami. urakoze kuba nabatira agakorasi ariko ntimutunge ko namwabonye nazanye mu ikabutura uriya mwuka w'Imana ntabwo ugendera mu kwambara. Umwuka w'Imana ugenda kuba wumva ukunga umeze wiyumva. Amena amena. Rero kadutere korasi mwe dutangire dusenge. Haleluya. Amena. Tugutangire tugasenga Imana. Imana ni nziza. Kadutere korasi. Wagira ngo wariremye kuko waransajije. Gezaho ngaho ibyo birahagije. Ntabwo twiremwe, twaremwe n'Imana. Ubonye abakobwa utangiye guhuzagurika, ibyo nibyo bitangaza. Aho ya ntaga no kubona mbonye abakobwa n'ubundi hageze uza n'ubundi ariko ntago ari kuvuga ngo mwariremwe. Buriya ibihe turimo musa nk'abiremye. Mwaciye Imana amazi mena. Haleluya. Kamabwire rega rero mudiyakoni adutere korasi. Haleluya. Haleluya. Amena. Amavuta. Haya bakwitande mudiyakoni we. Dore mwambaye ubusa ndakwinginze ubandike kuko sinashobora ubushyuhe bikoreye. Ubushyuhe. Abadiyakoni b'iki gihe. Oya ntago ari ubushyuhe avuga. Ubushyuhe ko mbona bavuga ubushyuhe mugatangara. Ahubwo no mwana ari mu mwuka. Haleluya. Yesu. Haleluya. Amen. Dimenye. Hango twatangira. Twavuga tugasenga. Mana turagushimiye. Uri Imana igireba ibintu bizaguruka ikabica amababa. Uri Imana ireba ubushyuhe bw'aba bana. Ikaba yabutekeza nk'ahantu mu rwabya. Nuko ikazabatwikisha umuriro uri VIP. Haleluya. Amina. Mana cogoza ubushyuhe bufite. Ndabona irari riri muri utu tuntu. Yesu ndakumva. Amina. Mana ndakwinginze gira ikintu ukora kw'aba bana. Haleluya. Agabanyemo utuntu turi kubirukankamo kandi Mana ubacengezemo ijambo ryawe. Izo nyama ariko nanjye baramutse bashatse kunyiniraho sindishye. Amina. Amina. Reka tusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ariko saba diakoni. Amagambo uvuze birasubira mu cyane ugasubiramo. Utwari dufite ubushyuhe. Ndi mutumishi wa Mungu. Tumara gusenga turagukonyora. Rero kamabwire. Amena. Kubw'Imana ububasha bw'Imana ko tugenda mu mbaraga z'Imana. Kubera n'umuhungu namuye mu mwuka. Nibitangaza afite nibizamuzaho woko nakubonye ushobora kuba urarana nk'abantu batatu ariko nta kibukora. Nope. Katumuha iminota 2 adufashe niyo umwe yaza mukajyana bakinyeseborana ariko wa muhungu. Haleluya. Amina. Haleluya. Bigishe ku murongo wa 3 kugeza muri Matayo. Murakoze. Haleluya. Murakoze mutumishi. Haleluya. Amen. Ubwo amasaha make dufite nagira ngo ducunguze uburyo umwete dukuremo ijambo ry'Imana kandi dufite kamera. Amina. Amena. Nuko ngo Yesu asanga Zakariya hejuru ku giti arangije agira umwuka w'Imana aramumanura. Amina. Arangije aramujyana iwe uyu munsi ndarari wawe. Yagize ate yarayiwe ngo nuko agicamo akanya gato. Amina. Hinjiye umugore wari warabaswe n'uburaya arangije aramureba abona ni umusore w'ibigango, abona ni umusore w'amatuza w'imisatsi itarageze aconga na rimwe. Arangije aca bugufi aramusoma agira ate aramusoma. Ntabwo byemewe. Abana batoya ntago akoze ikosa. Nujya wishimura umuntu ujya umusoma. Amen. Ngo nuko aca bugufi aramusoma azamuka buriya hariya buzo gate ngo azamuke ku birenge azamuke mu gatuza musome. Nuko rero mujye mwumvira icyanditswe ngo kuko nimumara kumvira icyanditswe muzamera nk'ibuye ryanzwe n'abubatsi ngo ariko nyuma ryaje gukomeza imfuruka. Amen. Yabaye gusoma wenyine
nuko aramubwira ati Amen. usome soma ariko nubwo bidashoboka Mwuka w'Imana aravuga ngo yakugendera amahirwe urayafite Yesu aravuga ngo bagusoma ibyo niba dusome oya nawe yakakongeza yakaba ariko nta n'ikibazo yakaguha rwose ntatinde mu makona abazimu mushya mu izina rya Yesu Kristo. haleluya amen Mana kandi jya ukura injinjimira mu minwa n'amatama buze nta supide gavana bufite. amen amen Ni ukuri kw'Imana, Imana ntabwo ijya yishimira intangare. Imana yishimira abantu bakorana umuhate. Imana yishimira abantu begera bakegera abakozi b'Imana. amen shwe nasoni Atubaze iki? ngiye kubakubita mwa bantu mwe nasoni mwebwe murasindira aha ngaha nasoni mfite ubundi Imana iravuga nasoni mwebwe murasindira nasoni mfite mwebwe hasi na metero nafite ngo mfite mwebwe Gira mu bafana. toka yamugara kwanza mtoka kwanza yirondo zo batwara mwa bakaritasi toka murezi watugiriye mukwe kamba angoki Babarira. kazama magariza buretse ahubwo cyangwa se amashi murumva gusohoka ni inkonji cyangwa imigeri murabyemera turabyanze okay voilà kamagara za nimero zibatwara sabana kakawe angoki ubona inkongi zo ubusasi yawe inkongi turazemera kugira ngo duhamagarize ni ukuri turatega imitwe aha so mwemeye mwese inkonji n'imigeri sibyo ntabwo mwemeye mwese ndabasanga aho hanze ububasha bw'Imana toka nawe ufite stress mu mutwe nasohoka kanigende reka nasoni murasenga uwambere nazana wakamwe nawe kandi imana izaguhora undi naze ntasone mwebwe nikosha kundi uza gusenga nkandi ubundi uryo uri mwiza oya abiza ahangaha ugenda ubona abiza hano yemereza hano wowe genda wowe genda wowe gura ngo mbese bana ubona ntasone ufiteho Imana iravuga ngo tubabarirane nk'uko ubabariye uriya nanjye mbabarira uriya we amaye akantu undi se uramo icyo Haleluya uramo icyo wera uramo icyo aguhaye akantu amaye akantu undi se uramo icyo aguhaye kamwe ngenda guha tubiri aha n'aha